kuba ndi mu rukundo nawe muri ino minsi ndabona birimo bisa n'ibishaka kunjyana ahantu kure kandi simbyifuza katube tubiretseho gatoya mbanze nshyira ubwenge ku giva none ibyo bintu byaramvunnye kuruta ibindi bintu byose ni rwo rukundo nagize rukamvuna urukundo rwe ni rwo rwamvunnye rwaramvunnye cyane kumuhamagara simubone yaba yaragukoreye indirimbo zingahe? yankoreye indirimbo 3. Izo zose se nibura nk'izo ni nka zingahe yaba yaragusabye ikiguzi? nta nimwe. Zose za ikiguzi cyari urukundo gusa. urumva ko nawe afite ubuhamya bw'uburiya bw'ukuntu gutereta bitamuvunnye kuko urumva yari afite ibyo nkeneye nanjye nari mfite urukundo akeneye nta n'umwe wagoye undi. Oya, hari uburyo uvuze ngo uburyo yagufataga, hari uburyo wenda umuntu ashobora, ni uburyo yagufataga cyangwa ni uburyo yakwakiraga. Hari abantu bumva ikinyarwanda bakacyumva nabi bakacyumvamo amafuti kubera ko ako kantu bakumve neza ni uburyo yanyakiraga. Impamvu mba mbivuze, hari umuntu wumva, njya nkunda kumva nk'abacarenji cyane bacarenjinga agafata nk'ikinyarwanda agahita agihindura ukundi kuntu. Wari ugeze ahantu wari uri kutubwira uti rero abantu bose wageze mu cyaro umujyi wabaye umujyi, uvuga uti ubu noneho mvuye Kigali sinzongera kwiteza abanyacyaro. Wabahakaniye ugendeye ku yihe? Umuntu wese naba narakatiye muri iriya minsi namukatiye nabi nanyumva azambabarire kubera ko yarakubwiye ati ndashaka uzambyarira imfura. Iyo mfura yabonetse mbere y'uko mubana cyangwa yaje kuboneka nyuma y'uko mwamaze kubana? Ese nta avance yigeze inyuramo nk'uko utayizeraga abaproducer cyangwa se abaki? Mbese byagenze bite? ese ndabigusubiza ntera gusa ntago byigeze bibi bintu ntago nzi ukuntu ndi bukigusubize. Yes, murakoze cyane bakunzi ba IBTV. As you know, we were still together with MC Vincent Brown. Ngira ngo rero nakagaruka kuri IBTV. Ngira ngo rero umutumirwa dufite kuri uno munsi ntabwo ari ubwa mbere mumubonye, nubwo mubona yitonze cyane ariko nyine biba ari ibisanzwe. Reka rero dutangire tumwakira muri kano kanya, noneho namara kutwibwira turi buze kumenya what the next. Murakoze cyane. Ni Isabelle nk'uko bisanzwe kuri IBTV, abantu benshi turaziranye. N'uwo ngo muri kumwe uyu munsi. Ariko kutajya wongeraho juri cyangwa ryo ntago ari iryawe? Ni iryanjye. Abantu benshi njya mbona ariko bajya banyandikira wasanga ariko bakunda cyane, reka nanarivuge ko ari jiri noneho babimenye. Uzi si impamvu hari igihe nk'ubu ngubu hari nk'umuntu ushobora kugukurikira mu kiganiro akavuga ati ndashaka kureba, ubwo natangiye no kubinjiza mu kiganiro nyirizina. Hari umuntu ushobora kukureba akavuga ati ndabizi yuko jiri ari umuhanzi, noneho yakandika mu izina ryawe rimwe hagahita haza abari komoni benshi, bikaba ngombwa yuko akoresha amazina yawe wihariye nyine. Niyo mpamvu rero ujya uyavuga yose kuko nayawe. Ubundi nicyo gituma umuntu agira amazina abiri kugira ngo irya kabiri rigutandukanye na common. Ubwo ndabimenye rero nongeye kujya nyavuga yose, ahubwo nge ngira ngo kubera ko mfite 3 ngira ngo nzajya nyavugira rimwe ari 3. Hari ukuntu rero burya ngo iyo uteye umusirikare burya byanze bikunze ubuzi ko nta kindi ari bwitabarane, ahita atabarana imbunda. Hari ukuntu rero ndi kujya ndeba nkabona uratuje cyane kandi nta rimbi mbikoziho, kuko ndabizi ko ntabwo burya umuntu umwe yaravuze ngo nyiramaso arerekwa ibindi akirebera. Bagiye bakubona henshi mu bitaramo bigiye bitandukanye, ibyambukiranyije imipaka za Burundi za hehe. Ubwo nanaboneraho gushimira abantu badukurikira bari mu bihugu bitandukanye, tunawashukuru sana. Ubwo impamvu mbivuze ndagira ngo banze winjire muri ya mavuta n'ubundi ajya guhesha ubusabane n'Imana. Niyo mbese wakoresha umunota umwe, wakoresha 2, wakoresha 5,
ni ukuvuga ngo uyu munsi winigure ubanze mbese ugirane kominikasiyo n'Imana, noneho tubone kwinjira mu kiganiro neza, amavuta mbese bibe nk'isengesho. murakoze cyane. hari akaririmbo kandi ku mutima kuva ngira ngo nka 9:00 z'ijoro, Yego. numvaga iyo ndirimbo indi mu mutwe kugeza n'aya masaha. Nanjye nabona gutuje nk'umuntu ushaka kubasitinga, hari ukuntu umuntu atuzanya byinshi ukajya ubona arenda guturika byakuzuranye. Niyo mpamvu nanjye nanze kwirirwa ntinda mu magambo kugira ngo ubanze uruhuke umutima kabisa. akaririmbo kavuga ngo amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. unsubijemo intege mu bugingo cyane kubera ko tukagendera mu butsinzi. hari umuntu umwe wigeze kuvuga ijambo ryiza cyane, aravuga ngo Yesu yadusezeranyije amahoro mu bibazo, ntabwo yadusezeranyije kuturinda ibibazo. bishatse kuvuga ngo rero ibyo bibazo iyo aduhaye mu butsinzi bituma abantu bari bagutezeho bavuga bati uyu nguyu we ntazarenga mutaru, mbese Imana ikubenefitinga cyangwa se iguha umugisha muki imbere ya babandi. hari ukuntu nkunda Imana cyane, abantu bajya bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. hari ukuntu mbese ubwo nimvuga ngo unyinjije ahandi hantu, ngira ngo abantu babyumvise ko natangiye kuvuga na volume yisanzuye, bivuze ngo nanjye narindi kumva ngenda ntuza mukuntu, ariko ubu noneho unyinjije ngo mu butsinzi. wahise wumva ikintu cyari cyatumye ntuza cyane, nibura se watwemereye ukongera ukagasubiramo ko ntacyo bitwaye. amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. abantu bose ndabifuriza kugira ayo mahoro. tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. ako kantu gasubiremo disi we, ndumva ndushaho kugenda. tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. Haleluya. tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. Haleluya. abantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigiye zitandukanye z'u Rwanda, nongere kubabwira ngo ibyo muri kunyuramo byose mubibone nk'ibitariho, mbese mugendere mu butsinzi bwa Nyagasani. kandi nongera kuvuga ngo benefited cyane ku bantu bakoze subscribe, mudahwema kudukurikira kuri IBTV. yego, niba unanarebye iki kiganiro ari ubwa mbere, ushobora kureba ibindi byagiye bitambuka. nongera kubabwira ngo mujye muduha komenti zanyu tumenye si ibyo tubaha ese, kuko burya byanze bikunze hari igihe umuntu avugwa agategwa cyangwa akavuga nabi, turi abantu. kandi noneho Satani we nta n'ikindi kimugenza uretse kudutega ya mitego ngo tuyigwemo, abanzi bacu babona ibyo kuvuga. ubwo rero nimunavuga mujye muvuga muzirikana ko turi abantu. yego, kandi ko twambaye umubiri. bivuze ngo rero icyo tuba dukeneye ni komenti zanyu kugira ngo tumenye ese ibyo tubaha hari icyo bibafasha, ese hari icyo bibahinduraho, ese
hari aho tubabwira nabi cyangwa hari ibyo twagahinduye cyangwa hari ibyo twakongeyemo. Ubwo rero ntimukajye mureba ikiganiro gusa ngo mutambuke mutanaduhaye comment. Yego. Ngira ngo rero ubwo twamaze kwinjira noneho mu kiganiro nyirizina, abantu bamaze kumenya, ariko se ubundi hari n'abantu batajya basobanukirwa bakareba bakavuga bati IBTV, IB ni ibiki? IBTV nkumenesha, ntangire nkumenesha amabanga. reka iryo banga ndimene n'ubundi ntacyo bitwaye. Si wowe wampamagaye? IBTV bivuze Isabelle wa Berthe. Isabelle wa Berthe. Ako kantu ndumva uragasubiramo neza. Isabelle wa Berthe. wa Berthe. Ko numva se ari amazina abiri atandukanye. Ndumva hari mu izina ry'umugabo. Gusa we ntacyo wumvamo? Nta kintu wumvamo? Abadukurikiye ubwo nta kintu mwumvamo rata? Nta rata? kintu wumvamo? Ubwo ni kwa kundi bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ubwo bivuze ngo ndumva mwarakomeje isezerano. Ni ibyo ngibyo. Ibi ni ukurishimangira cyane. Isabelle wa Berthe. Berthe cyane mumenyeye mu bintu bijyanye no gukora indirimbo, nk'umuproducer tuzi cyane wagiye wigisha abantu bagiye batandukanye, harimo n'abantu b'ibyamamare nka ba Pastor P, cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye, yagize uruhare mu muziki nyarwanda. Ariko hari ukuntu abantu bakunda kugira imyumvire, wenda sinirengagije ko uri umuhanzi n'ubundi ndaza kuguha umwanya uririmbe, ariko ndagira ngo noneho kubera ku kantu uvuze, ndagira ngo mbanze nsobanukirwe neza, kuko nabwo kwinjira ngifite amatsiko menshi ntabwo byaza kumfasha. Urabona hari uburyo abantu bavuga bati abaproducer, abahanzi, abaki ngo ni abantu batajya bakizwa. Sibyo? Kandi ndabizi ko Berthe ni umuntu watangiye umuziki kera cyane. Nje ntangira kumenya ibintu bijyanye n'umuziki nabimenye nsanga Berthe abisaziyemo. Kandi nanjye ndizera ko nabimenye mbere ya za 2014. Kandi nasanze Berthe wabimazemo imyaka irenga mu myaka 10 asanzwe abikora. Bivuze ngo rero icyo gihe byanze bikunze mwari mwaramenyanye. Ubundi mujya kumenyana nyirizina mwahujwe n'iki, mwahuye mute? Bwa mbere muhura mwahuye mute? Ubundi rero hari ukuntu bajya bavuga ngo abanyonzi baramenyana, abamotari buriya baramenyana, n'abanyamuziki rero urumva uko byagenda uko ariko kose bagomba kumenyana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero wenda twebwe uko byagize, wenda twahujwe n'umuziki, hanyuma duhura, umwe ari producer undi ari umuririmbyi, Imana yemera ko biba umuntu umwe. Cyakora umugabo wawe azi kureba. Yarebye impano, nanjye iyo biza kuba iyo uza kuririmba gutyo ukiri umukobwa, nanjye nari buhite ntera ivi. None se yakubonye muri korari, ni indirimbo wari ugiye kumukoreshaho, byagenze bite ubu? Yambonye muri korari. Yambonye muri korari, ibyo ari byo byose buriya ashobora kuba yarambonye agahita avuga turiya ntari buncike. Unyemerera uyu munsi rero uze kumbera open, kubera ko ntago ujya kumpamagara, ntago nari nabigusabye, niwe wanyiteje. Rero reka nkumenesha amabanga. Ndumva amabanga yose rero ngiye kuyashyira hanze. Ndumva nshaka kukumenesha amabanga kuri uno munsi. Ntacyo bitwaye ariko muri korari. Nose ubwo amaze kukubona yakwatsa akanimero, kwa kundi tumenyeye ngo abantu bubahita kwaka akanimero. Noneho ikintu gitangaje ni uko watigezanya akanimero, ahubwo njyewe ni njye namwihamagariye. Si ubwo ko numva ngiye kubishyira hanze byose. Siwe wampamagaye se, nanjye nshatse kubimenya. Nta kibazo, ariko nabyo ni byiza kugira ngo abakunzi banjye bamenye uru rugendo uko rwatangiye. Hari abajya benshi babimbaza, hari na benshi bajya bambaza ngo isi mwahuye gute. Nkahita mbavuga ngo ubwo n'Imana yabikoze. Urumva ntago mba nigeze
mbabwira ngo njye ni dipu mbabwira uko uyu byatangiye. munsi rero Uyu niwo munsi munsi rero noneho noneho harahiye naje nizanye sibyo wakubwiye ngo mpamagara urabinsobanurira. reka rero nkusobanurire ukuntu twahuye. Mm, naririmbaga muri korali ndi umuririmbyi, hanyuma korali yacu yari igiye gusohora indirimbo, yego hanyuma twebwe twifuza kubona umuproducer. Urabizi nyine mu makorali hari ukuntu bahita bavuga bati abantu bashobora kutubonera producer yego. mudufashe. Mm, noneho kuko twebwe njyewe nari ndi ahantu mu cyaro, mm, bahise bafata ba bantu bazi ko bajya bajya i Kigali bagaragaramo nk'abasirimu, bati ngaho ni ipiganwa, ngaho tubahaye umupira, uzagira producer uzatwumva ajyanye n'ubushobozi dufite cyangwa se ajyanye n'uko tubitekereza, ni uwo nguwo uzaba utsinze. yego. Inzira z'Imana rero ziba ari nyinshi, buriya ntushobora kubyumva ukuntu ngewe nahacunguriwe. Mm, hanyuma turapiganwa nk'abandi bose nyine, buri umwe wese agashakisha avuga ati reka dushakishe producer ushobora kudukorera indirimbo. yego. Njyewe nza kwibuka ko mfite umuntu twiganye wari umushuti wanjye uba hano i Kigali, wigaga muri kiye, kandi nkumva ibyo ari byo byose ntago yaba atazi umuntu w'umuproducer. yego. hanyuma uwo muntu ndamuhamagara ndamubwira nti se nigeze kumva ko korali yanyu yakoze indirimbo. byari no kumubeshya, nta n'izo nari nigeze numva, gusa bihita bihuza n'uko bakoze indirimbo muri iyo minsi. yego. hanyuma arambwira ati yego. ndamubwira turashaka producer, korali yacu irashaka gukora indirimbo, watubwira producer mwakoranye, niba warabonye ari umuntu wadufasha natwe akazadufasha. yego. hanyuma rero uwo muntu ahita ambwira umuntu wadukoreye ni umwana mwiza, ni umurokore, ni umuntu wiyubashye, nyine aramutaka cyane. Mm, mpita amubwira noneho wowe mpa nimero ye tuze kuvugana. mhm, ampa nimero turivuganira, ni njye namwihamagariye. mhm. wenda nubwo namuhamagaye ntazi ko bizavamo ibi ngibi, yego. nubwo namuhamagaye ntazi ko ariho ko bizagenda, ariko naramuhamagaye uburyo yanyakiriyemo muhamagaye, nanjye nahise numva ko uwo muntu ari umuntu ufite ubumuntu muri we. Mhm, yaranyitabye ampa umwanya turaganira, mubwira icyifuzo dufite, mubwira hakurya aho hari mbere y'uko akubona muri korali. yego, twari tutarahura amaso ku maso. yego. ndamubwira icyifuzo dufite, ndamubwira uko gahunda zose zimeze, arangije aremera ibyo namusabaga byose arabyemera. arambwira nta kibazo, mwebwe mutegure muzaze igihe iki n'iki muri studio. yego. hanyuma igihe cyo kuza muri studio kiragera, tuza muri studio. Mhm, njyewe amatsiko mporana, mhm. kandi nzakimubariza kuri kamera. yego. nashaka kuzamubaza uwo munsi wa mbere, Mhm, niba yarambonye akaba aribwo ahita yumva abitekerejeho, cyangwa se agize igitekerezo cy'uko namubera umugore cyangwa namubera sheri. yego. nanjye ubwanjye numva ari ikibazo nshaka kuzamubaza, kuko uwo munsi bwa mbere twaraje turaririmba turataha. yego. nyuma tugiye gukora amashusho, Mhm, nabwo yaraje aho twakoreye amashusho, kuko niwe wari watuzaniye producer wakoze na video. yego. hanyuma urumva twari tubonanye inshuro, ubwo yari ibaye iya kabiri. ariko hagati yo kubonana amaso ku maso twaravuganaga kuri fone, akambaza korali imeze gute, amarepetisiyo yageze hehe, nyine urumva twaravuganaga cyane. we kari karimo, ariko njye nta kari karimo pe. ariko yari atarakubona. ubwo icyo gihe, ubwo tuza gukora audio nibwo yarambonye. hanyuma tujya gukora amashusho. yego. ku gukora amashusho ho urumva noneho twari tuziranye amaso ku maso. yego. ahubwo uwo munsi wo gukora amashusho nabwo sinatekereje ko ari urukundo rubimuteye, kuko yarambajije ati se ko mba numva uririmba kandi uririmba neza, waba warigeze hari indirimbo zawe wowe ubwawe wiyandikiye? yego. aho rero yaranshimiye ahantu handyaga ntari narigeze mbonera ubushobozi. hanyuma rero mpita mubwira ni ndazifite. yego. arambwira ati oke, niba uzifite uzaze
njyewe nemeye kuzagukorera indirimbo ku buntu. Tavuga nti ijoro ndigezemo. iyo uvuze rero ubuntu njye mpita ntangira ariko ntari ibibanza tubwire mfite byinshi ndi bukubaze ntacyo bitwaye. Hanyuma abimbwiye gutyo numva noneho ndushijeho kumukunda. Ntago nari mukunze byo kuba mukunze nka sheri, yego oya nahise ndushaho kumva mukunze no kumwubaha. kari umuntu uca bugufi, ni umuntu uca bugufi, ni umuntu wemeye kumfasha, ni umuntu urebye agasanga koko wenda ibyo nkoraho muri korari abihaye agaciro, ni umuntu nari nabonye nkabona ni umurokore, nta bindi bintu namubonyeho bindi bidasanzwe, kandi nawe wari umurokore cyane. ese kuki utatekereje ko Yesu niwe wavuze ngaho intumbiri niho n'inkongoro ziteranira? Kuki utatekereje ko aho burya umuntu ukijijwe ari nawe ugira imitego myinshi? Nari mbizi, nta nubwo byari bunsabe kubitekerezaho cyane. Nari mbizi wumve ko anambwira ngo azankorera ku buntu. Nabanje kwishima aho ngaho twari turi, ariko ntashye ngeze mu rugo mbitekerezaho umwanya munini, numva nshobora kuba nahubutse kubyishimira. Kuko icya mbere yari umusore, yego nanjye nari ndi inkumi ndaho ngaho, yego bivuze ngo umuntu wemeye kunkorera ibintu by'ubuntu rero, kandi narabonye amafaranga twishyuye muri korari, byari byo byose afite ndi papasi. Ariko ntitaye ku bindi bitekerezo yaba afite, nahise mvuga ngo ntitaye ko ashobora wenda kugeraho bigahinduka akambwira ibindi, njyewe nzagenda nkore. Narabibonye ahantu akorera ntago ari ahantu ashobora ntiyamfata ku ngufu, icyo cyo ntago nagitekerezaga. Ubwo abaye hari n'ibyo ambwiye twaba twabyumvikanyeho, niko nabitekerezaga. ariko ukuntu nari namubonye ntago nari namubonyemo urukundo ngo mvuge ngo wenda ngazifata ngambwira ati sheri ndagukunda, oya. Navuga ni kama mbaye reka ngiye kuririmba n'ubundi se katantereta, uriya katanantereta, ni nako ngewe nabitekerezaga. Nkurikije urwego yari ariho n'urwo nari ndiho nabonaga ngewe atantereta. Hanyuma mpita mvuga noneho reka nzagende njye kuririmba. Ndaza kuririmba, urumva noneho kuba noneho yarankoreye iyanjye noneho ndi njyenyine, byatumye tujya tuganira cyane, ariko bitari cyane kuko nta n'umwanya yagiraga. Mu bintu bya mbere twapfaga umwanya wabagamo. Urumva njye ndi mu cyaro, ariko urumva nawe wari winjiye mu rukundo. Ntago ngewe nari nagiye mu rukundo rwa rundi rwo kumva nakunze umuntu. None se kuki wababazwaga nuko ataguhaga umwanya? Umva impamvu. Hari igihe nabaga muhamagaye wenda hari ibyo nshaka kumubaza ku bijyanye n'iyo kariyeri natangiye. Cyangwa se kuko akunda uvuga uti producer wacu disi reka nze muhamagare musuhuze ameze gute, kuko nari nabonye ari wa muntu uri open wunganiriza umvugisha. Noneho naba muhamagaye nka gutyo akaba ari wa muntu kwitaba, alo wiriwe umeze ute, nimbura mushubije meze neza, akakubwira nanjye meze neza, sefine birarangiye. Havuga ese uyu muntu, ariko ubwo nyine nkavugana ubwo ni kateye tu. Noneho nyuma yaho gato nibwo twagize launch noneho yazandirimba. Iyanjye nayo ubwo tayari yari yarasohotse, nta kibazo nari mfite. Hanyuma muri launch rero niho ubundi yambwiriye kankunda. Noneho nsanga bya bintu nagiraga imikino biri seriye, apana noneho nanuga ari n'ibintu byoroshye, urumva. Hanyuma muri launch nibwo yambwiye uwo munsi, arambwira ngo uzabyara imfura yanjye. Urumva we yari yarakunze, yari n'ibintu yari yaranateguye, kuko ntago ubundi guhura n'umuntu ako kanya ugahita ubimubwira byagorana. Noneho urumva ahise agera no ku mfura, reka tuze kumenya ukuntu iyo mfura yaje kuboneka. Ntari bibanza yarambwiye tuzabyara imfura yanjye, kandi koko imfura yarabonetse. Yego, reka tuze ntari ibibanza ukomeza aho ngaho, reka ndumva mfite byinshi byo kukubaza. si ibibazo byawe ndabivamo koko. Hanyuma yarabimbwiye ndikanga. Yego, nibaza umuntu ntitwakundanye, umuntu ntitwateretanye, uyu muntu sha ewan usibye no kuba namukundaga nka producer wadukoreye neza, akaduha umwanya we tukabona ko aciye bugufi cyane, nicyo namukundiraga.
noneho tekereza n'ukuntu ahise kubwira ngo uzabyara imfura yiwe Eh. atanakubwira ati tuzashyingiranwa cyangwa se tuzagira gute. yahise ambwira uzabyara imfura yanjye. Icyo rero cyahise gisa n'ikintu nese ubwo ariko mbere y'uko uri buze gutaruka aho ngaho ariko reka nze kubikubaza umaze kutubwira inkuru, ubwo nari ngiye kukubaza ngese ko yahise akubwira ngo uzabyara imfura yanjye, aho yaba yari yarabaye nka Mariya na Yosefu, wenda bikaba byararangiye, wenda akaba yari azi ko hagiye kuvuka imfura. Oya ariko pe. oya nta kibazo, reka ibyo ndaza kugenda mbibaza nyuma, ndibuze kubibaza, banza utubwire uko byakomeje. Mfite ibibazo byanjye byinshi, reka ndibuze kwibariza. ubwo icyo gihe nyine yarangiye uzabyara imfura yanjye, ahubwo uwo munsi n'akantu k'akizere nari mufitiye n'ukuntu numvaga mwubashye n'ukuntu numvaga mukunze, uwo munsi njye byahise birangira kubera ukuntu yange nzabyara imfura ye gute. uhita wumva utazanasubira gukoresha indirimbo. ko nahise mbona nawe abeshya kimwe n'abandi bose. navuze abatipe b'i Kigali, njyewe nibera mu cyaro, njyewe ndi wa mwana nyine w'ahantu haciriritse, yego bidakanganye, kubera ko uko biri kose iwacu ntabwo hari horoshye naho. rero uburyo yabimbwiyemo nahise mbona akambeshya, ndavuga ntago uri umuhungu. uburyo nari nsanzwe menyereye abandi batereta, nari menyereye ba bande yaza akakubwira ukuntu yagukunze, akakubwira nyine mukajya mu rukundo. noneho uwo nguwo ntitwari turi mu rukundo, nubwo ntago ndarujyamo, nta nubwo ndarwiyumvamo. ahise ambwira ngo uzabyara imfura yanjye, nahise mvuga ni karabaye. noneho uyu se atereta ate? uyu we atereta gute? nyine byarankanze. ubundi iyo ukunda ute. noneho nahise nseka ndabyihorera, ariko ngeze mu rugo mbitekerezaho ndavuga nti biriya byo nanabyizeye bwaba ari ubusazi. producer w'i Kigali ankunda ate ku buryo mva ko nazabyara imfura ye? ndabireka, ndatuza mu mutima wanjye, ndabyora, ndavuga nimba ari seriye mu bintu yambwiye azabisubiramo cyangwa se azabinyereka. noneho wowe ukuntu yari yimereye, yari umumiliteri rwose. kubona bya bindi byo kujya mu rukundo n'umuntu, urumva ntabwo ari we muhungu wa mbere nari nkunze cyangwa unkunze. rero uko byari bimeze kose nari nzi uburyo umuntu mukundana muba mubanye, uburyo muvugana, uburyo muhura, uburyo mugira gute, ibyo byose nari mbizi. rero we uburyo yari ateyemo, mana yo mu ijuru, usibye Imana yari yavuze iryo jambo nyine n'ubundi. naho ku bwanjye ngewe ntabwo byari bukunde. none se wowe nta kantu ko nyine kadute wagiragaho, wenda ngo ushidikanye uvuga uti wenda se umuntu uri kumbwira, cyangwa nawe ngo winjire mu rukundo, nibura uvuga uti ok ni urugero ndamukunda, ariko se abaye we atari urukundo nyirizina afite? ako kantu ntabwo wabura kugatekereza. ariko urukundo narwo rwari ruhari. naragatekereje mbere, ndagatekereza nkajya nanagisha inama. noneho nakikanga nabwiye umuntu bimeze gutya, urumva n'abandi bari baramubonye. hano hose bakahita bangata reka kuraho, urarakubeshye ni umukongomani, reka nanabivuga ubwo wamenesheje amabanga menshi. ati ni umukongomani, ati abakongomani ntabwo ubazi, ntabwo uzi ko ariko bateye, ahantu hose bageze ntibakunda abagore, ntibakunda abakobwa. ati uriya yakubonye aragukunda ariko nta bintu birenze. havuga umuntu yambonye arankunda, arambwira ngo nzabyara imfura, ubwo bivuze ngo nta mfura afite, arashaka kuzabyara imfura. nyine imitima yahise indwaniramo ari myinshi, ariko ngeze aho mbona ko uko tugenda tuvugana, we guhera uwo munsi akajya ampamagara, sheri bite? none izina ryarahindutse. ntangira kwizera, kwa kwizera kuzamo urukundo. noneho ntangira kumukunda, noneho biri seriyeze. apana bya bindi byo kunagira ngo wenda ndanabihisha. nageze noneho ndamukunda, numva ko mukunda. ni hahandi wari ugiye kuzarwara akadege? oya, ntabwo nari burwara indege, ahubwo sinzi wenda ubwo niba ariko bayirwara niba ari iki, ariko nyine hari, urumva njyewe nari menyereye ba bahungu aguhamagara mu gitondo akubaza uko wiriwe,
akubaza uko wambaye, akubaza ko wariye, akubaza buri kantu kose, akaba ari wa muntu uguhatayemo wenda mukaganira nko kuri fone ugasanga muraye muvugana ijoro ryose. abo nibo nari menyereye, nkaba nzi ngo ku manywa ashobora gufata iminota 20 tukaganira, nzi ngo buri munsi ntabwo bwakira ntavuganye n'umukunzi. noneho we twari duhuye usibye n'umunsi n'icyumweru cyashiraga ataraguhamagara, cyabaga gishobora kurangira atarampamagara tutaravugana, urumva. kandi ibyo bintu nza kwiroturuva bibaye mu gihe ngiye noneho namaze kumukunda. mu gihe namaze kumukunda numva namukunze, kuko ibintu byose yambwizaga ukuri, nta kintu yajyaga mbeshya. oya, ibintu byose yambwizaga ukuri, nakumva n'ukuntu arimo kumbwira ukuri kw'ibintu nkavuga ariko uyu muntu ashobora kuba ari umwana mwiza. hanyuma uko nguko rero ngenda ninjira cyane mu rukundo, nageze hagati ndavuga nti narasaze. narasaze, uyu mujama ntabyo arimo. kuko hari nk'igihe namuhamagaraga ari nko kuri kodinga umuntu, njyewe muhamagaye agahita afata fone akayihereza nk'umukiriya bicaranye, ati nyitabira uwo muntu. Mana ishobora byose. none se wenda mbere y'uko bigeraho ngaho, urabona hari nk'uburyo ukundana n'umusore, umusore akakubwira ati ndagukunda, mukaninjira mu rukundo, ariko akakubwira ati kavanse burya nako kaba gakenewe. urumva, ariko aho ngaho naba nihuse guhita mbaza cyane, banza reka nyine mbyandika ku ruhande. ubyandike, harimo ibintu ndi busubize, hari n'ibyo ntari busubize. kubera ko impamvu nari ngiye kuvuga ibyo ngibyo, nari mpise nibaza ukuntu mwakundanaga, ari nawe wakubwiye ngo yagukunze, yarangiza agatangira kukwima umwanya. ariko ibibazo byo reka ngende mbinoma ku ruhande, hano mfite agakayi ndibuze kubikubariza rimwe. noneho byose banza ukomeze. akajya hari umuntu telefone ngo ayita, hagaho undi muntu telefone ngo nyitabire uwo muntu, nkumva nkunda aranyitabye, ngo ari mu kazi kenshi ngo arimo ararikodinga. ubwo urukundo rwari rumaze kugenda rucogora. ayiwe mana, ntabwo ari uko rwari rwaracogoye, naje kubibona nyuma, aho wenda twabaniye naje kumenya impamvu y'ibyo bintu. akazi yagiraga icyo gihe, wenda usibye ubu ngubu bisa n'ibyahindutsemo kubera wenda ibihe uko bigenda bihinduka, ariko icyo gihe yagiraga akazi kenshi kandi yari wa muntu ukunda akazi ke cyane, ku buryo niyo byaba ari ukurya yabyihorera ariko agakomeza akazi ke. ubu se wenda mbere y'uko ukomeza ubuho byaje guhinduka? ntago byahindutse, ntago byahindutse. gusa icyahindutse ni abo bantu wenda yagiraga bangana gutyo, nibo wenda baba basa n'abagenda bagabanuka, kandi nabwo bagabanuka mu gihe kimwe, ubundi bakongera bakaboneka. yego, ubwo biba birakomeje. uza kugenda usobanukirwa nyine yuko atari kubisobanukirwa umva, none ibyo bintu byaramvunye kuruta ibindi bintu byose. ni rwo rukundo nagize rukamvuna. urukundo rwe ni rwo rwamvunye. rwaramvunye cyane, kumuhamagara simubone. ariko icyiza cyari kirimo ni uko niyo ntamubonaga gutyo, hashiraga nk'igihe wenda akamvugisha, nkabona aramvugishije yampaye umwanya we. ariko ubwo kubera ko yari yaramaze kubona password y'ikintu kinezeza cyane, byari ukuririmba. niba hashize icyo gihe cyose tutavugana, rumva nararakaye, sheri yaranyanze ibiki n'ibiki, kandi yamamagara nkumva we nta n'ikibazo n'iki na kimwe yifitiye, aracyanyita sheri, aracyambwira utuntu twinshi, ariko agahita ambwira ati harya ubu ntabwo wabona umwanya ngo uzaze i Kigali twongere dukore indi ndirimbo. n'umurakara wose nari mfite ugahita urangira. ariko se jiri, wenda mbere y'uko uza gukomeza aho ngaho, hari akantu nshobora kwibaza cyangwa se nshobora gutekereza. basi indirimbo waba warakoze bwa mbere yaba yaragukoreye, iyo ndirimbo duhe nk'umunota umwe ku mateka yayo. ese irahagana he? ese waba warayibuze? ese yaba igihari? ese waba ukiyibuka mu mutwe? mbese bimeze bite? iyo ndirimbo irahari, ndanayikunda cyane. nta nubwo yabura, ngira ngo naho ibindi byose byabura. iyo ndirimbo ntabwo ikivu.
yitwa Nzanyamashimwe, sindayikora video yayo kandi impamvu ntarayikora numva hari uburyo nyikeneyemo, uburyo bwayo izasohoka nibura siri kuri YouTube nka audio iriho nka lyrics yitwa Nzanyamashimwe. aha mbere rero yuko ukomeza iyo ndirimbo Nzanyamashimwe reka nawe nyikubazeho gatoya. Kuki wahise uririmba ngo Nzanyamashimwe kandi urukundo rutarabibamba mugani wa muhanzi? Iyo ndirimbo nari narayanditse mbere yuko ankunda cyangwa mbwira ko ankunda cyangwa nanjye mukunda, nari narayanditse mbere pe. Nari narayanditse, hari utuntu nari naraciyemo mu buzima bwanjye, hanyuma nza kubona ubuzima burahindutse bubaye bwiza mu gihe ntakekaga, bubaye bwiza mu buryo ntigeze, nyine nkiri muri iyo situation ntago nari narigeze numva ko wenda ubuzima bwanjye buzongera kuba nk'uko nari imeze icyo gihe. Rero naje kugira amahirwe, ubuzima burahinduka pe, burahinduka, mbona ndongeye nsubiye mu buzima buryoheye. Iyo ndirimbo rero niho nayandikiye. Yego, reka twisubirire ku ntego y'ikiganiro cyacu. Wari ugeze ahantu wari urimo uratubwira ko yaje kuguhamagara ngo ukore indi ndirimbo ya kabiri, amashimwe ahita yiyongera mu mutima. Byaje kugenda gute? Reka ndumva nshaka kumenya byinshi uyu munsi. Naraje ndakora indi ndirimbo, noneho icyo gihe bwo ngarutse ku ndirimbo ya kabiri ndabibona akankunda, noneho amagambo yambwiraga, uburyo yamfataga, ego ko mpita mbona ko mfite na shere ahubwo nakomeye, ahubwo atazajyana n'umuntu umuvuga. Mpita ngenda nkatira abantu bose. Oya, hari uburyo uvuze ngo uburyo yagufataga, hari uburyo wenda umuntu ashobora, ni uburyo yagufataga cyangwa ni uburyo yakwakiraga. Hari abantu bumva ikinyarwanda bakacyumva nabi, bakacyumvamo amafuti kubera ko ako kantu bakumve neza, ni uburyo yanyakiraga. Impamvu mba mbivuze, hari umuntu wumva, njya nkunda kumva nk'abacarenji cyane, bacarenjinga agafata nk'ikinyarwanda agahita agihindura ukundi kuntu. Noneho we wavuga uti uburyo yamfataga, akavuga ati wenda niba abantu bari mu rukundo baba bagenda nyine ko akunda gufataho, agira gute, nyine muri mwishimye murimo mukina, bakagira ngo nuko nguko byagendaga. Niyo mpamvu mvuze nti ni uburyo yagufataga cyangwa ni uburyo yakwakiraga? Ni uburyo yanyakiraga. Yego. Uburyo yanyakiraga nyine byahise binyereka ko noneho ankunda cyane. Ndetse wari ugeze ahantu wari uri kutubwira uti rero abantu bose wageze mu cyaro, umujyi wabaye umujyi, uvuga uti ubu noneho mvuye Kigali sinzongera kwiteza abanyacyaro. Wabahakaniye ugendeye ku yihe? Umuntu wese naba narakatiye muri iriya minsi namukatiye nabi, nanyumva azambabarire, kubera ko njyewe ubwanjye inzira yo kuva Kigali kugera Kibungo ntago nzi ntago nyine nzi uburyo byari bihagaze, gusa nagiye ndi gufata imyanzuro kandi ikomeye. Ndi kubara abantu bose twakundanye n'umumaro wabo, hakaba abo mbona bangiriye umumaro ugaragara, hakaba abo mbona nta mumaro bigeze bangirira, hakaba abo mbona nta n'urukundo rwabo nzi rufatika, hakaba abo mbona bankunze koko nkanabibona ko banankunda, ahubwo nza kuvuga noya nta n'impamvu, reka nze noneho nkunda uriya kuko ari kunkunda nkabibona. Abandi ubwo ngubwo bihite birangira, ubwo hariya n'ibifeyiringa bizaba bifeyirinze, n'ibirya bizarya. Muri make wenda bigikomeje aho ngaho uravuze uti nagezeyo mpita bose ngenda mbakati. Wabakatiraga mu yihe sanse? Se waramubwiraga ngo nabonye sheri ntituzongera kuvugana? Ego ko nzi ubwenge. Ntago nari bumubwire ngo nabonye sheri ngo ntituzongera kuvugana. Ubwo bwenge turabukeneye natwe, hari abato tukiri inyuma. Wabakatiraga mu yihe sanse? Njyewe rwose mana yanjye, njyewe nta nubwo byigeze binangora, kuko urumva umuntu mwabaga mukundana uko byagenda kose, mwabaga muziranye, aho intege nke ze ziri nawe wabaga uhazi, ugahita umubwira uti rero kubera ko ari akantu njyewe ndimo ndabona twaba tubiretseho gatoya, njye nkabanza ngashyira ubwenge ku gihe. Hanyuma rero ubwo
ndakeka hafi abo twavuganaga muri ubwo buryo ntabwo byigeze bingora, ni ibintu bitangoye kuko n'uwo nabibwiraga yarabyumvaga, naramubwiraga ni njyewe ndi kumva kuba ndi mu rukundo nawe muri ino minsi ndabona birimo bisa n'ibishaka kunjyana ahantu kure kandi simbyifuza, katube tubiretseho gatoya mbanze nshyire ubwenge ku gihe. Hanyuma ubyumva akabyumva kandi utabyumva kuko ari njye nari namaze gufata umwanzuro nta kindi yari burenzeho. ubwo ngubwo wamaze kubahakanira bose uhita ubabwira, ubundi se ubwo wari ufite nka bangahe? Nka 2. bose uhita ubikuraho. wari wiringiye iki se mu gihe nta vi bari baragutera? cyane ari niringiye Imana yonyine, nyine nagendeye muri cya cyizere cy'ukuntu mubona ari umurokore, nanjye ndi umurokore, wumva atakubeshya? numvaga atambeshya kandi nari mfite ibimenyetso byinshi bingaragariza ko ari wowe mugabo wanjye agukunda. kuko naranasengaga cyane, narasengaga nkumva ijwi ry'Imana, urumva Imana yajyaga rwose ivugana nanjye, hakaba igihe insura mu nzozi ikanyereka ibintu byinshi, hakaba igihe inyura mu bakozi bayo bakambwira kandi ibyo bavuze nanjye nkabimubonaho. izo ndavuga rero ngiye kureka izindi nzira zose ndimo, hanyuma nyure hano, ningira amahirwe koko nimba ari Imana yabivuze bizasohora, niba atari yo nabivuze ifite ukundi kuntu izabikansoringa bikarangira. ni icyo cyizere cyonyine nari mfite. Aha, ubwo aho ngaho nyine waje kubahakanira, ubona bose ubikuyeho, murakomeza murakorana. mbere y'uko mubana yaba yaragukoreye indirimbo zingahe? yankoreye indirimbo 3. izo zose se nibura nk'izo ni nka zingahe yaba yaragusabye ikiguzi? nta nimwe. zose za ikiguzi cyari urukundo gusa. urumva ko nawe afite ubuhamya bw'uburiya bw'ukuntu gutereta bitamuvunye kuko urumva yari afite ibyo nkeneye, nanjye nari mfite urukundo akeneye, nta n'umwe wagoye undi. hari ahantu nigeze njya, icyo gihe hari mu rusengero, hari umugabo wari uri gutanga ubuhamya ari kuvuga ukuntu ngo niba warigeze umubona, yari umugabo mugufi y'ukuntu ngo yari afite noneho umugore we muremure yajyaga akunda, yari umusare muri ADPR bamutumira he. yatanze ubuhamya bw'ukuntu yagiye guhingira umugore kwa sebukwe kugira ngo bazamumuhe, ahinga imibyizi ngo 280 yose. Oya kandi ngo kugira ngo bazamumuhe. none ubwo nawe rero baba baravuze batubyina neza kwa sebukwe abakweramo, ubwo 3 zose barazikoze. 3 pe nawe ntabwo byamugoye, ubwo urukundo rurakomeza cyane. none rero byaje kugera ku, urumva mwaje kwinjira mu rukundo, biza no kuba ngombwa yuko mubyarira impanga. Mubyarira imfura niyo yari yaragusabye. aha, nje ikintu nshaka kumenya nyirizina, imfura yabonetse kuko uravuze uti, kuko niryo jambo rya mbere yakubwiye, yarakubwiye ati ndashaka uzambyarira imfura. iyo mfura yabonetse mbere y'uko mubana cyangwa yaje kuboneka nyuma y'uko mwamaze kubana? ese nta avance yigeze inyuramo nk'uko utayizeraga abaproducer cyangwa se abaki? mbese byagenze bite? ese ndabigusubiza ntera gusa ntabwo byigeze biba ibintu ntabwo nzi ukuntu ndi bukigusubize. nje icyo nshaka kumenya, urashaka kumenya nimba harimo avance? ndashaka kumenya ni iyo avance ishobora no kuvamo avance yari indirimbo. avance yari indirimbo. none imfura yaje kuboneka gute? imfura yaje kuboneka ko mama wayo na papa wayo bakomeje urukundo, turakundana pe. noneho nanjye nabyumvise, ariko icyo nshaka kumenya, imfura yabonetse imbere y'uko mubana cyangwa mbese ubundi yabonetse ite? imfura yabonetse kubera ko nicyo gitekerezo yaguhaye, ni nacyo cyifuzo, ni naryo sezerano twari dufitanye ko nzamubyarira. ni nacyo kintu akigutereta yahise akubwira. iyo mfura rero yabonetse kandi yagombaga kurinda isezerano rye kugeza igihe
imfura izabonekera. imfura izabonekera. Kandi biranashoboka ko yashoboraga gufatiranya akavuga ati reka mbanze nshaka imfura kugira ngo atazisaza akaba yagira gutya na gutya, imfura iboneke mbere, noneho bizatuma mbese ubundi byagenze ntabwo yari gute. bubikore gutyo. Twarakomeje tujya mu rukundo nk'uko bisanzwe nk'abandi bakobwa n'abahungu, noneho bakundanye, noneho dufitanye poroje turi gukora z'indirimbo, kandi twari dufitanye gahunda y'uko tugiye gukora n'amashusho y'izo ndirimbo. Urumva noneho hari n'ahantu byageze tumera nk'abantu bari guhuzwa n'indirimbo tu. Numva mufata nk'umuntu nubaha cyane, unkunda nanjye nkunda, ariko tudashyize imbere ibintu by'urukundo cyane. Dushyize imbere ko dufite ibintu turimo gukora kandi bizaba byiza kuri njyewe nawe, kandi bikamubera byiza. Ubwo birakomeza. Birakomeza hagiye hanyuramo imyaka, ko ndabyibuka ibyo bintu byatangiye 2014 2015 itangira. Urumva kandi twabanye 2016. Urumva se ataraciyemo igihe kinini. Hari imyaka 2 byo yari myinshi. Imyaka 2 yari myinshi. Rero muri iyo myaka 2 ntago imfura rwose yigeze izamo aho ngaho. Imfura yaje nyuma y'iyo myaka 2. Turi mu rukundo tubanye neza, tuza gufata decision yuko tugomba kubana kugira ngo noneho ya mfura iboneke. Mumaze gufata nyine, urumva mwafashe umwanzuro muravuga muti tugiye kubana byanze bikunze. Yego. Ibijyanye no gutegura ubukwe rero mutangiye kwinjira mu mubano w'ubukwe, noneho urabizi ko atanakuboneraga umwanya. Ese umwanya wo waje kuboneka? Umwanya waje kugera igihe uraboneka. Yageze aho nawe ngira ngo arabibona ko biri ngombwa ko azajya mbonera umwanya, kubera ko najyaga mbimubwira uburyo numva mbangamirwa no kutabona umwanya we. Abagucaga intege se z'uko irya banga rimwe muyo wamenye ko ntawe utagomba gukunda umukongomani katari uwo kwizerwa, baje kugushyigikira, ese nta feedback baje kuzaguha? Byagenze bite? Buriya iyo ukomeje kubuza umwana ikintu ukabona arimo arakomeza agahatiriza akagikora, ubwo byagenda uko ariko kose nuko ababona muri icyo kintu harimo umunezero we. Nk'abantu rero bakuru bazi ubwenge, ubundi iyo babonye umwana yakaniye gutyo baramureka. Nawe rero barabimbwiraga, nkababwira nta kibazo, reka tuzarebe iyo bizerekera. Hanyuma uko hagenda hashira iminsi, wenda umwe we twaraganiraga cyane, nkajya mubwira bimeze gutya, arankunda, ambwira gutya na gutya. Izo ndirimbo nawe navuye kuzikora nkamubwira nakoze indirimbo, nyumvira indirimbo yankoreye. Yaje kureba arambwira ati ariko uzi kuriya muntu agukunda, uzi kuriya muntu habaye hatari mu rukundo koko rw'ukuri, ibi bintu byose ntago yabigukorera. Atuzi yuko uriya mutipe reba n'uw'i Kigali, akazi akora kamuhuza n'abakobwa beza benshi pe, kandi kuba nabo yabafasha nk'uko yagufasha biroroshye. Kuba yanamubwira ati tujye turyamana ngo ukorere indirimbo, ni ibintu byoroshye. Ntabwo ari uko wenda batabikora, harimo ababikora, ntabwo abaproducer bose ari berite. Rero yageze aha aranyicaza arambwira ati icyo mbona berite aragukunda, ibintu akora nta kindi kintu yitayeho, ni uko agukunda. None rero uzarinde isezerano rye. Si yakubwiye ko uzamubyarira imfura? Urumva nawe nari narabimubwiye, ndamubwira yego, uzarinde isezerano rye, uzabyara imfura ya berite. Kuva ubwo mpita mvugana ubwo byinjiyemo n'abashumba, kuko yari umushumba wanjye. Ndamubwira ubwo umushumba bihesheje umugisha, nanjye nubone ndebye no ku ruhande uzangaye, ubu niwe ngiye gukunda mpaka nkubyariye imfura. Ngira ngo nyine iyo hazamo imfura nkabyara nkabura papa, nari bukomeze nkavuga nti ntacyo nabyariye berite. Ngira ngo rero ndagira ngo ugende udusoreza nyine ugeze ku munsi wa nyuma mwafashe umwanzuro kugera ku bukwe bwanyu. Ubwo nitugirirwa amahirwe muri pati 2 tuzagaruka nyuma yo
yuko mumaze kubanaho byaje gukomeza bite, byagenze bite? Ariko ndagira ngo ubanze udusoreze nyine, urumva mwaje gukundana muri iyo myaka 2, avance y'indirimbo 3 iratambuka. Urumva nyine harimo twinshi twanyuzemo. Ese nibura nko muri ibyo byose, muri ubwo buzima bwose mwanyuzemo, ni nk'ibihe, reka mbanze mbaze ibishimishije. Oya, ariko buriya imirimo ya nyuma n'izahesha iya mbere agaciro. Ni nk'ibihe bintu 2 yaba yaragukoreye nibura ukabona ntibigushimishije mbere y'uko mushyingiranwa? rero buriya abantu iyo bakundana hari utuntu twinshi bajya bapfamo, ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko we kubera ukuntu nabaga kure ye, nta bintu byinshi twapfaga. none se ubwo usibye kuba namuhamagaye simubone kakandakaza kandi watanarakaye, ntako konyine, nta bindi birenze byigeze bibamo. Gusa rwasaga nk'aho ari urugendo rutoroshye, kuko urumva umuntu nimba yari ari i Kigali, njyewe nari ndi i Kibungo, byari bigoye kugira ngo wizere neza ko ibintu muri kuvugana bizageraho bikagera kuri wa mwanzuro mwafashe. Ubwo urumva igihe cyo kugira ngo tugeze igihe cyo kubana biri official, buri muntu wese amenye ngo Isabelle ni umugore wa Berthe, Berthe ni umugabo wa Isabelle. Hagati aho ngaho nyine hari harimo utuntu, uko byagenda kose ntago hari buburemo utuntu tutugora, yaba kuri njyewe yaba kuri we. Kuko hari naho byagiraga abantu wenda nawe ubwe bakamuca intege, bakaba bamuca intege bakavuga ati wenda se kari akakobwa iki ko ntago nanganaga gutya. None se wowe uravuze uti njyewe ubwanjye ni njyewe, icyo twumvise cyo nuko uvuze uti njyewe ubwanjye ni njyewe wibabazaga, bitewe nuko nafataga ibintu ko bitari, bitewe nuko nabaga muri kure nyine nkagira imyumvire yo kwiyakira ukuntu. Nari ngiye kukubwira ntese iyo ujya ushakisha uburyo, ko n'ubundi wari uri i Kibungo, iyo ushakisha uburyo uzajya unyuzamo gakeya ugahita utega nk'agataro ugahita uza ukagira. Ariko ibyo ngibyo reka nabyo tuzabigira ikindi kiganiro. Ubuzi impamvu nkigize content ya kabiri se, wenda ubwo nanabikumbuze ku bantu wenda bazakurikira ibiganiro by'ubutaha. Hari abantu bagira imyumvire no kugendera kuri za karande z'ahantu cyangwa se n'ahantu, ugasanga hari nk'uburyo abantu bafata ahantu cyangwa se bakahatinya nta n'igitinyitse gihari. Impamvu rero mbivuze, ndashaka ko tuzaganira byimbitse ukatubwira ku mateka y'aho hantu. Ese kuki bahafata nk'ahantu wenda hari abantu babi gusa cyangwa se bakoresha imyuka mibi? Ese koko wenda birashoboka ko nta muryango buri kigoryi? Ese ako gace kose niko gateye? Ubwo iyo ni content, ntabwo nshaka ko tuyinjiza mu yindi content, kuko iyo uyu munsi yari urugendo rw'urukundo. Ariko ubutaha mu kindi kiganiro tuzakora, ndashaka ko noneho tuzakora ku kiganiro cy'umuco w'aho hantu. Nubwo ushobora kuba utazi nk'akarere hose, ariko nibura bike muri byo ushobora kuba ubizi. Hari n'umuntu ushobora kumva ngo uriya muntu ni uw'Ikibungo, ugasanga rimwe na rimwe aranagutinya cyangwa se ibintu. Hari ahantu nabaye narahakoreraga, ariko naranahabaye nyine. Ariko ibyo ngibyo njye navuze nti sinshaka ko duhuza content. Nari ngiye kukubwira ukuntu abantu bose bantinyaga. Oya, buretse kubivuga urumva ugiye kunyangiriza content ya kabiri. None muri content ya kabiri uzavuga iki? Tuzabivuga humura. Ubwo rero icyo twari turiho kwari ukuvuga ngo nari ngiye kubikubaza, nanjye nsanga naba mpuje content ebyiri, kandi iyo uyu munsi yari y'urukundo, undi munsi uzaduha uburyo bw'ukuntu noneho aho hantu hateye. Hari n'ababa badukurikiye avuga ati umukobwa niyo naba namukunze nanamusariye nkamenya ko ari uw'Ikibungo, ubwo ibisazi uwo munsi byahita bikira. Ibyo rero niyo mpamvu nshaka uzatuganiriza ku mico, ariko icyo ni ikiganiro cyihariye. nanjye kuvuga ni kubera iki nyine utategaga nk'agataro ngo uzumurebe, ariko ibyo namaze kubishyira ku ruhande. Bivuze ngo ubwo rero niwe wibabazaga ku giti cyawe bitewe n'uburyo wabitekerezaga. Ibintu nibura nk'ikintu ujya wibuka mu buzima usibye izo ndirimbo na ki avance y'indirimbo yagukoreye, nibura ni nk'iki mu buzima ujya wibuka ukavuga uti
hari akantu yankoreye mu buzima karanshimishije. Buryo ibintu bishimisha umuntu biba ari byinshi. Hari uburyo umuntu ashobora kukuvugisha, hari uburyo umuntu ashobora wenda kujya akagutegurira nk'akantu k'impano, akagira gute se, nibura nk'utuntu ushobora kuvuga mu buzima ukavuga uti mbere y'uko tubana hari utuntu yankoreye n'ubu ngubu njya nibuka, niyo twaba twarakaranyije nkahita mvuga ni aka kantu kagahita kagaruka mu buzima nyine, kuko burya uzi ko hari igihe umuntu ashobora kukubabaza uyu munsi ariko wakibuka igihango mwagiranye bigatuma umubabarira. njyewe akantu ntajya nibagirwa ni ukuntu yambereye imfura. Sinzi ubwo buryo ndi bubivuge, ni uburyo yarinze isezerano yari yampaye. Mbese ni ukuvuga ngo mu isezerano yari yaraguhaye yagerageje kuba honest cyane, agerageza kuba inyangamugayo. yego yambereye inyangamugayo. akandi kantu ntajya nibagirwa ni umunsi ambwira ko noneho tugiye gukora ubukwe. mbwira ukuntu wararanye inkweto ikibungo rero. nshobora kuba nararaye ntasinziriye kumva ubukwe, kubikubwira gusa noneho nkambara ikanzu nkagenda bibi, abantu bose bakicara hariya ari ngiye bari kureba. ese ubundi Jiri, hari akantu nshobora kukubaza n'ubundi uyu munsi nyine niwe wanyiteje, ngomba kukubaza buri kimwe cyose. ikintu nshaka kumenya, uravuze uti hari ukuntu abantu nigeze numva batanga komanteri ngo kuriya ngo ujya mu kirori ngo ukabona ngo umuntu nyine ngo nk'umukobwa ngo arimo ararira, ngo hari igihe aba ari kuvuga ataho nkuye mana we hatunguye mu menyo ya rubamba, ngo rimwe na rimwe ngo hari igihe uzasanga ngo abakobwa bakunda kurira ngo ari abakobwa bakuze cyane. sinshatse wenda kumenya imyaka ufite uyu munsi, ariko nibura generaroma nushaka ushyiremo ikinyuranyo cy'imino ushobora kuvuga uti nari ndi hagati ya 15 wenda na 20 cyangwa se ya 20 na 25. ikintu nshaka kumenya no ukuntu bivuze, hari umuntu ushobora kubyumva agahita avuga tubanze uriya mukobwa ubanza yarashatse akuze. mba ngira ngo tuvire inyuma ikintu rimwe, umuntu ugukurikiye amenye ukuri kose nyine, atagize ibintu agiraho ingingimira, kuko nicyo mba mbereye hano. hari nk'umuntu ushobora kuvuga uti noneho mbona bagira ati bibi bagira gutya, noneho ukumva akatekereza ko hari uri kubivuga nkaho yari amashimwe arenze kuko wari warihebye. wari uri mu kigereranyo cy'imyaka hagati ya y'ingahe n'ingahe nibura. ntago navuga si byiza ko nanone uvuga imyaka yawe kuko ntawe uri kuguha akazi. yewe nta n'ikibazo bijya binantera, ariko ubu bwo wenda reka mbivuge gutya, nari ndi hagati ya 20 na 25. cyumvikana wumve ko ntari mukuru wo kuba wenda numva nari nagumiwe. ibyo impamvu nari mbivuze si uko nari nshatse kukurondogoza, ahubwo ni uko hari umuntu wakira ibintu, kuko ndabizi ko muri iyi sosiyete duhura n'abantu benshi akakira ibintu ko bitari, ngo banze uriya mukobwa ngo yari yaragumiwe ngo cyangwa se ngo byari byaragenze gutya na gutya. niyo mpamvu rero nari mvuze muri ubwo buryo. ngira ngo rero ubwo yaguhaye isezerano ry'ubukwe, ubukwe umunsi abikubwiye hanyuzemo igihe kingana iki kugira ngo ubukwe bwawe nawe bube? nta gihe kinini cyaciyemo, kuko ndabyibuka neza ko byari mu kwezi kwa 9 ndumva. byari mu kwezi kwa 9 dukora umurenge mu kwa 12 dukora mariage yo mu rusengero. twakoze mariage ari mu kwezi kwa 3. urumva nta mezi nkangahe yari arimo, kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 3. ku bantu rero babaye abana, twese twigeze tubaho abana, hari uburyo umuntu bamuguriraga nk'urukweto akajya rwigera buri munsi ategereje yuko umunsi azarwambara aho uzagera. nawe rero wavuze uti umunsi nzaba mbona bari kuvuga bibi, muri ayo mezi wanyuzemo nibura njye muri ayo mezi naragendaga nkumva sinjye utarananuka se ubwo ko mbona uyu munsi njye nkurikije igihe twamenyaniye. ahubwo icyo gihe ndumva narabyibushye. ego ntago nabyibushye cyane, ariko nkurikije uko nanganaga ubukwe bwagiye kuba maze kuba
maze kubyibuha numva mfite umunezero mu mutima na bya bindi abakobwa bajya bahangayikishwa nabyo nta na kimwe njyewe nari mfite kimpangayikishije numvaga mpangayikishijwe n'umunsi umwe gusa kuzibona umunsi umwe nambaye ikanzu korari ziri hariya abapasiteri bari hariya nyine ni icyo nyine numvaga kimpangayikishije ibindi ntumbwire stress abandi bakobwa bahura nazo njye nigeze ngira njye numvaga nejejwe n'ikintu kizambaho gusa. Aha ubwo rero ngira ngo nk'uko nabibabwiye abakunzi ba IBTV muri kumwe na Isabelle Julie ndetse nanjye MC Vincent Brown ariko nongera kubibutsa mbabwira nti comment zanyu ziba zikenewe niba ari icyo ubaza niba ari ikitagushimishije niba hari aho twavuze nabi tuzakosora mbese comment zanyu niba koko muri abafanizi bacu ntimukajye mutambuka mudatanze komanteri ushobora gushima cyangwa ukanenga byose biba mu muntu ariko nibura tukamenya ngo ese basi mwebwe turi gukorera nk'abafanizi ibyo turi kubaha biri kubanyura ngira ngo rero twari turi ku rugendo rw'urukundo reka tubyite ko ari urugendo rw'urukundo uyu munsi nashatse kukumenesha amabanga ngo tubwire ibintu najyaga nkunda kukubona nyine ukora ibiganiro byinshi bitandukanye ariko aka kantu kakaduhisha tugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro ese hari abantu bagira imyumvire yo kuvuga ngo abantu baririmba cyangwa se abantu abaproducer wenda abantu bari muri entertainment y'umuziki mu myidagaduro y'umuziki hari n'abantu batazi entertainment icyo bivuze reka tujye tunabivuga mu kinyarwanda abantu baba mu myidagaduro y'umuziki ngo ntabwo bajya bakizwa njyewe icyo nshobora kwemeza ko nuko abaswahili bajya bavuga ngo samaki mu moja akiwoza wote huwoza ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ese kuko abanyamuziki ntibajya bakizwa utarebeye ku wowe irebeho kuko ntukarebe ku bandi wowe utubwire ngo byanze bikunze umuziki wawe hari ibishuko waba waragutayemo ku buryo utashoboye gukiranukira Imana kuko nujya kureba ku wundi aho ushobora kugwa kuko hari abantu benshi bari muri iyi industry babivanga nyine ukabona ko babivanze bakanarengera wowe ku giti cyawe n'umugabo wawe uko wamubonye nyine muri iyo industry yanyuragamo nawe ubwawe ku giti cyawe kuko niwe turiho ntabwo turi kujajinga abandi ese koko wemeza ko umuntu adashobora gukirizwa mu muziki njyewe nkurikije ibyanjye umuntu yakizwa cyane rwose kuko kuva mubonye namubonye ari umukristo kugeza n'izi saha imyaka yose tumaranye ntabwo yigeze ahinduka rero bivuze ngo umuziki ntabwo watuma udakizwa ushobora guhura n'ibyo n'abandi bose bahura nabyo yego ariko nyuma y'uko byabaye se ubyitwaramo gute nk'umukristo nimba uzi kugaruka ukareba inyuma ukavuga uti Imana ahangaha nshobora kuba nari nateshutse mbabarira kandi koko ni nabwo bukristo rero njye nkurikije uko mba mbizi neza cyangwa se uko njye byangendekeye kuba umukristo uri n'umunyamuziki ni ibintu ahubwo biranafasha cyane aha hari abantu rero muri uno muziki yumva nk'umwana we agiye kujya mu muziki akavuga ngo ubwo urararutse noneho ndagira ngo abadukurikiye nabivuze ko turi kugenda tugana ku musoza ariko b'ikintu wababwira ni iki nibura ushobora kubwira abari badukurikiye mu bijyanye n'abantu barimita abana babo mbese kugira ngo bagaragaze impano zabo cyangwa se binjire mu muziki bitwaje ko umuziki ari uw'ibirara mbese ari uw'iki abo bantu bubabwira iki abo bantu nabo impungenge zabo ndazumva cyane ko uri umumama ubabwire nk'umuntu w'umurezi mbese muri make abo bantu impungenge bafite ndazumva kuko izo mpungenge nizo nanjye iwacu bangiriraga kuko bari bataramenya ese biriya bintu bikora gute babijyamo gute ese ubundi ubigiyemo yitwara gute nk'uko warumbajije ese nimba umwana ari umukristo ashobora kujya muri ibi bintu agakomeza agakizwa rero nk'uko ababyeyi n'ubundi turi ababyeyi
umwana ararerwa kugeza ashaje nk'ubu nanjye mama aracyumva agifite umutwaro wo kundera kuko ntiyanyemerera ko ngira ikintu kibingwamo akireba rero umubyeyi nimba ubona umwana wawe ariyo ntuza arimo nimba ariyo domene ye akanabigusaba ukabona yabigusabye mufashe kumwumvisha ko biriya bintu no gukomeza gukizwa bihura mufashe umube hafi nagusaba ibyo ikibi ni ukumwangira kubijyamo kuko iyo umwangiye kubijyamo buriya niho atangira kwishakishiriza izindi nzira z'uburyo yabijyamo ariko iyo umwemereye ukamubwira uti wagenda wajya mu muziki ariko ugakomeza ukabona umukozi w'Imana arabyumva kandi iyo agezemo agasanga nawe wenda uko yabitekerezaga cyangwa uko yabyumvaga siko abisanze nawe nzi neza ko ahinduka akabikora byombi kandi akabikora neza rero ababyeyi ntibakagira impungenge zo kumva ngo abana nibajya mu muziki barabibirara ntago abantu bose babibirara kubera bagiye mu muziki hari nabo tujya tubona ababibirara kandi batawugiyemo bivuze ngo n'ubundi yari icyandikiwe umuntu ntaho kitamusanga kuko n'ubundi ababyara bose ntago ari uko ababyarira iwabo tena ntago ari uko bose ari abari mu muziki hari ikintu njya nkunda kubwira abantu ngo buri kintu gituma abantu bafata umuziki nk'aho ari cyo kintu kirarura abantu ni ukubera ko umuziki uri popira cyangwa se uzwi cyane noneho no kubera umuntu ari umusitari yakoze ikintu kiramenyekana kumenyekana biba byoroshye ariko si uko abantu batamenyekana uba urebye abantu batari mu muziki batamenyekana bakora amabara nibo benshi cyane ariko kubera ko umuntu wari umusitari akora gatoya bagahita bamuvugaye ugasanga baramuzi ariko si uko abantu bari mu muziki ari bo bakosa bonyine abantu umuntu wese arakosa ku giti cye n'abapasiteri n'abaki bose tujya tubabona bakosheje bivuze ngo rero gukosa ni uko abantu bose ntabwo ari uko umunyamuziki gusa tugana ku musozo rero nicyo ushobora gusaba abafanizi bawe ni iki wumva nyine wababwira abantu rero bankurikirana mbere na mbere ndabashimira kuko intambwe ndende maze gutera ukuboko kwabo mba nkubona hafi yanjye rero ndabashimira cyane byimazeyo nkongera nkabwira n'abandi batarakora subscribe uko bayikora bakajya bambwira n'ibyo ngomba gukora kuko ntabafite n'ukuri ntago naba ndi Isabelle ngira ngo rero wadushyiriraho agashyinguracumu n'ubundi cyari nubwo twaje kwinjira muri kontenti nyine nyinshi ariko nanone ntabwo twirengagije kuri umuhanzi ntabwo rero twasoza n'ubundi nk'uko twatangije n'ubundi ushatse wadushyiriraho nuko tukabona kugana ku musozo ubwo tunabakumbuza yuko mugomba kwitega igice cya kabiri cyo kumenya nyuma yuko bamaze kubana byagenze bite. urakoze cyane ubwo nimba ndi buririmbe birumvikana ko nabaririmbira akantu gato cyane ntacyo bitwaye kugira ngo dusoze ibintu byose tubikesha Imana twebwe ibyo dukora twizerera mu Mana cyane tuba tuzi ko ibintu byose Imana ariyo ibikora cyane rwose cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza numva naha Imana icyubahiro aho ndi hose niyo mpamvu ndirimbye ako karirimbo kandi n'abantu bose baba bankurikirana njyewe mbakumbuza kubana n'Imana cyane kuko naje gusanga ariyo byose mu buzima bwacu rero murakoze cyane ndumva ari icyo ngicyo numvaga nshaka kuvuga.
ngira ngo rero abari badukurikiye kuri IBTV mwari kumwe n'umuhanzi wanyu Isabelle Jolie udahwema kubataramira umunsi ku munsi, ariko agira ati namwe urukundo rwanyu mba ndukeneye kurubona muri komenti. Burya ntukavuge ngo ukunda umuntu kandi ntacyo kugaragaza ko umukunda wigeze ukora. Ubwo rero reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Ntiwibagirwe like na subscribe ndetse na comment zanyu ziba zikenewe. Nje mwari kumwe ni MC Vincent Brown, mukomeze kugira impagarike mu bugingo. Ciao.